bibe byiza wo kurikira ubukungu talks. Intambara ya Ukraine imaze iminsi irenga hafi 51, uyu munsi turi ku munsi wa 51. Byinshi biracyakomeza, nta uzi neza igihe bizarangirira. Gusa amakuru agenda ava hirya no hino, usoma ibinyamakuru yaba basesenguze ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byose biri ku rwego rwiza cyangwa se bifututse cyane cyane, ukanareba no mu mateka cyane cyane tubibutsa yuko Vladimir Putin mbere yuko intambara itangira yagerageje kuyatwibutsa koko akayamanuka guhera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, akatumanukira akatwigisha neza amateka kugeza aho tumenye ko na Ukraine yari mwene wabo. Aha hari itariki nanone bwo kuva yarabivuze, natwe reka tujye mu mateka turebe. Tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 1945, aho byari mu ntambara y'isi, aho ingabo z'abanazi b'Ubudage zamanitse amaboko ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete biswe ingabo z'umutuku cyangwa se Red Army. Aha ibingibi byabayeho nyuma y'uko umuyobozi wari uhagarariye ingabo z'Abadage arizo z'abanazi witwaga Wilhelm Keitel yanditse urwandiko ruzwi nka Instrument of Surrender cyangwa se urwandiko rwemeza yuko bamanitse amaboko, abasha kuba yaruha uwari uyoboye ingabo zizwi nka Red Army z'Abanyaleta Zunze Ubumwe y'Abasoviete uzwi nka Georgi cyangwa se Marshal Georgi Zhukov. Uyu ibingibi bizwi nkaho ari byo byashyize akadomo ku ntambara y'isi ya kabiri cyane cyane ku gice cy'Uburayi. Ibingibi kugira umenye ukuntu bifite agaciro, buri mwaka hari event izwi nka V event, aho mu Burusiya bajya muri Moscow aho bita muri Red Square. Ahangaha niho abantu baterana, abagenerale bakomeye ndetse bakomeye cyane muri politiki y'Uburusiya hirya no hino bigerekana imyerekano. Abaho imyerekano cyane cyane yo kwerekana ibikoresho bya gisirikare bikomeye, guhera ku mabrand ndetse n'ibindi bitwaro bya kirimbuzi, kuko mwana ibonye n'abashinwa barabikoze bari kwiyerekana nyuma y'imyaka irenga 70 igisirikare cyabo kibayeho. N'aba nabo ibingibi ni ibintu bikomeye cyane aho babyerekana. Ariko uyu mwaka hari impamvu nanone itariki igomba kuba itariki ugomba gutekerezaho. Muri twese tuzi bigeze ku munsi wa 51 muri Ukraine biri kuba intambara yiswe cyangwa se special operation nkuko Vladimir Putin yabyise, aho abarenga 10,000 bivugwa yuko bamaje kwasiga ubuzima. Ahangaha binazwi neza yuko n'intwaro nyinshi cyane zimwe zangiritse zari ziri bwerekanwe muri iyo mihango. Bamwe nabo bagiye basigarira ku rugamba, aho urugendo rwo gufata Kiev byagaragaye yuko rwagoranye. Ahangaha Vladimir Putin yamaje gutanga igihe ntarengwa cy'ibyumweru 4 kugira ngo babe bamaje kugera ku cyo bise intsinzi. Ibingibi wakibaza tse birashoboka cyangwa se ntibishoboka, cyangwa se nibitaba Vladimir Putin arapanga plan B ye. Uko bisanzwe V event cyangwa se uyu muhango uzwi nka V ugomba kuba aha abamarshale nkuko bisanzwe bazaza. Cyane cyane icyo twakwibutsa, zimwe mu ntwaro nk'izo zari zerekanwa, zimwe zatakayirwe muri Ukraine y'abitwaro bya kirimbuzi, kwa ko hamaje kubarurwa wenda amaraporo amwe twemeza cyangwa se twamaje kuba twasoma ibitwaro birenga hafi 300 yaba mu masasu ndetse n'amamisire ndetse n'ibindi bitwaro bikomeye cyane cyangwa se biremeye n'amabrand amwe yari bazerekanwa muri muhango w'uyu mwaka amaje gusigara kuri Ukraine. Abasirikare benshi bamaje kuhasigara. Uyu muhango nkuko bisanzwe ugomba kuba aho abavetera cyangwa se abarwanya intambara bose baziba bari mu muhanda ndetse n'abaturage bambaye red ribbon cyangwa se udufu cyangwa se utuntu twakitsa nk'ari udutambaro tw'umutuku, byerekana yuko abasirikare b'ingabo zizwi nka Red Army za Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete batahukanye intsinzi. Intambara yabashije gutuma abarenga miliyoni 27 z'Abarusiya cyangwa se z'abari batuye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bitaba Imana. Ibintu byangwa se bizwi nk'iho ari Great Patriotic War cyangwa se intambara izwi cyane yo gukunda igihugu nkuko mu Burusiya babyita. Vladimir Putin uyu mwaka nanone yise ko iyi operation nayo yayise izina rimwe nk'iry'intambara. Niba byitiranwa, ubwo namwe murumva yuko tutari kure yo gutekereza ibintu biri byo, kwera yuko nawe byanze bikunze byamushimisha cyane kuba yaba yatsinze iyi ntambara ya Ukraine
nibura akagera kuri intego ziri strategic, ari nazo turi burebere hamwe muri iki kiganiro kugeza kuri iyo tariki. Ahangaha ikintu nanone ugomba kumenya, ahangaha ingabo zimaje kuba zashyirwa muri iyi ntambara cyangwa se muri ibi bikorwa cyangwa se iyi special operation iri kubera mu Burusiya zirenga hafi 150 nk'uko nato ibyerekana, abasaga cyangwa se zisaga 10,000 zimaje kwasiga ubuzima. Kremlin yo ivuga yuko ijya muri Ukraine ari uko yo muri Donbass abantu bahatuye bavuga ikirimi cyo kirusiya bakorerwaga genocide, cyane cyane iyi special operation nta kindi yari igamije usibye yo kugerageza kureba yuko bahagarura. Bisobanuye iki? Iyi operation mbere yuko itangira bari bafite cyangwa se bya bice bya Luhansk na Donetsk byeborwaga n'abantu bavuga yuko bari mu gice cy'Uburusiya, bari bifite 30% by'izo ntara, ariko ubu ngubu nyuma yuko iyi operation imaje kuba bamagije kugera kuri 50% babasha kuba bakonta. Tunabibutsa yuko iyindi mpamvu strategic nanone impamvu yindi, izo mpamvu ebyiri tugiye tubabwiye zizo ziragije zo kuba z'Uburusiya bwasubira wabo komeza yuko intambara yabaye success cyangwa se bakemeza ko bagize intsinzi. Iya mbere nkuko tubabwiye nuko bakigarura Donbass, cyane cyane Luhansk ndetse na Donetsk, ari byo bice bibiri by'ingenzi bigize ako gace, harimo no kuba bakigarurira inzira y'ubutaka ya Odessa ndetse na Mariupol. Ibi bigobe bibiri babashije kuba babigeraho bakaba bagera kuri cyangwa se ku nyanja y'umukara. Ni ibintu by'ingenzi cyane. Ibi ngibi bituma Uburusiya bugomba gushyiramo imbaraga nyinshi. Tunabibutsa yuko ubu ngubu noneho bitewe n'imbaraga Putin ashaka gushyira imbaraga mu buryo yabasha kwigarurira ibi bice tumaje kubabwira by'ingenzi ku Burusiya, yaba Donbass ndetse na Mariupol ndetse na Odessa. Yashyizeho abagabo bazwi cyane nka Wagner Group. Wagner Group niba ntabye ni mu gikeneye iki kintu tuzakibaha. Ahangaha aba Wagner Group ni abantu bazwi nk'abamercenaires, ni abasirikare bishyura kugira ngo bajye kuri mission, baba bagaragara nkaho ntaye bahagarariye ariko baba baritoje nk'igisirikare. Hari n'abandi bagabo bazwi nka Kadrovits, abangaba nabo muri Chechnya bayoborwa n'umugabo uzwi cyane indwanyi yafashe Putin mu ntambara yo muri Chechnya, ariwe uzwi nka Ramzan Kadyrov. Abangaba bagomba gukoreshwa ndetse bagashyirishwamo imbaraga ku buryo Putin agomba kubona intsinzi nk'uko ayishaka mbere y'itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, nk'uko twababwiye umunsi uzwi nka V-event. Ibi rero byose kugira bibeho, Putin hari ikintu yakoze. Yabashe gushyiraho umugenerale mushya, General Captain Alexander Dvornikov. Uyu nguyu utamuzi, General Captain Alexander Dvornikov niwe uyoboye operation yo kugira cyangwa se iriya operation yo muri Ukraine ubu ngubu. Uyu mugabo nkuko ibinyamakuru byose byaje bivuga, yahise anerekana yuko yahageze nyuma yuko ashyize hasi inzira ya gari ya moshi cyangwa se gari ya moshi station ya Kramatorsk. Ibi yarabikoze abarenga abantu 52 bitaba Imana, harimo n'abana nkuko byatangajwe n'ibinyamakuru. Ukibaza uti uyu Alexander Dvornikov ni umuntu ki? Uyu yayoboraga igisirikare cyo mu majyepfo ya Southern cyangwa se bizwi nka Southern Military District. Ahangaha anazwi cyane ko yayoboye task force yateye cyangwa se yagiye muri Syria, aho babashije kuba bigarurira agace kazwi nka nka Aleppo. Aleppo murabizi cyane, ni umujyi uzwi cyane ku buryo uyu mugabo bitewe n'ibintu yakoreye muri Syria bamwise nkaho ari Butcher of Syria. Butcher of Syria twabita yuko ari nk'umubazi, cyane cyane bitewe n'ibintu yagiye akora, aho yakoreshaga intwaro ziteye ubwoba cyane, kandi noneho akaba yaranateraga icyo bise nka nerve gas, bya bindi byahungabanyaga gaze zahungabanyaga ubwonko bw'abaturage muri Syria. Ibintu yakoresheje abantu benshi cyane barazwi cyane mu bagabo batinyitse, kandi nawe yabashije kuba yazana ibyo Putin yari yamusubije, dore n'uyu munsi bakontorora cyane Syria ku rwego rwo hejuru. Ndetse turabibutsa ko twagiye tunakora ibiganiro tubabwira yuko n'ubu na Israel ifata umubano n'Uburusiya uw'ingenzi cyane, kubera yuko niba babaha uburenganzira bwo kuba bakora operation zabo mu Burusiya cyangwa se muri Syria. Abanalisti bavuga yuko no kuba yarazanye uyu mugenerale ari ikindi kimenyetso cy'uko gahunda yo kubashakaga gufata Ukraine mu buryo bwihuse itagenze neza, ari nayo mpamvu abantu bose batangiye kwanaliza neza iyi event yo gukora bino bintu. Icyambere
nuko arimo hari gahunda ebyiri kuba byarananiwe gufata Kiev akegera inyuma akajya kwiregurupa ashaka gufata Donbass. Ikintu cya mbere nk'uko twababwiye ziriya mpamvu ebyiri ziramuhagije, ariko ikindi nanone ari kubara aravuga ati aka kavuyo kari kugenda kaba cyangwa se ingaruka z'ubukungu nanone ziri kugenda ziba ku isi yose zishobora gutuma ibihugu bigize uburengerazuba Amerika ndetse n'ubumwe bw'Uburayi byisubiranamo. Byamara kwisubiranamo mwabonye yuko yongeye umuriro nanone agakanga Finland agakanga na Sweden, tene muramuka mugiyemo nanone namwe akaga karabazira. Ibintu nanone byatangiye kwibazwa neza niba koko OTAN ifite ubushobozi bwo kurinda abantu barimo cyangwa se bari muri biriya bihugu cyangwa bari kumwe, kubera yuko byagaragaye neza yuko na Finland nayo ubumwe bw'Uburayi nanone nabwo buri kureba neza uburyo bwarindana nano, ari nayo mpamvu hari igitekerezo yabo iri independent ya OTAN izasabwa hafi trillions ebyiri, kubera ko EU ubu ngubu tubabwira yabashije ko yashora miliyari 200 kugira ngo nayo igerageze gukora igisirikare ndetse n'ubwirinzi buhagije kugira ngo birinde ibintu nk'ibi ngibi Uburusiya buri gukorera Ukraine bitazaho ku gihugu cyo mu bumwe bw'Uburayi. Ikindi nanone abantu bakatera imibare akavuga bati Putin ashobora gusiga ateje akavuyo muri Ukraine. Muhangayikishije ari we Joe Biden afite manda y'imyaka 2 iri imbere, ashobora kuba yavuyeho. Bagira imana rero Trump akaba yabasubiyeho, bakabara yuko bajya bahora batera bagaruka, dore yuko Trump yagerageje kugenda yerekana rimwe na rimwe yuko ashyigikiye ibikorwa bya Putin. Rero na Putin nawe ari gutera imibare, bamwe babara yuko yasubiye inyuma kugira yongere yire groupe azongera yatake, ariko icy'ingenzi cyane aracyafite n'indi myaka iri imbere, dore yuko we yahinduye itegeko nshinga aho nibura gifite indi myaka igera hafi kuri 15 kugira ngo akore ibyo yifuza, ari byo kuba yasubiza Ukraine ku Burusiya. Ibi ni bimwe mu byo twabasha kubasobanurira byerekana impamvu Putin ari gushyiramo imbaraga yuko ku tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2022 yaba yazanye cyangwa se yishubije cyangwa se yabashe kuba yakonkaringa Donbass, Mariupol ndetse na Odessa. Izi nzira zizamufasha kugera ku nyanja y'umukara kurusha uko yafata Ukraine yose. Ibingibi byose tubibutse uko n'ubushize twababwiye ibintu by'ibimenyetso nk'ibingibi, tunababwira yuko intambara iyo gutera Ukraine idashobora kuba Olympic ihari, igomba kuba Olympic yararangiye. Ibingibi mwarabibonye nabyo byagiye biba, tunababwira n'ama-analyse menshi yagendaga yerekana yuko intambara ihari, tunabereka byose n'impamvu abatagenda kura abasirikare muri kare agace ko muri Belarus nkuko byagiye bigaragara. Nibi nabyo ntago ari ibintu wakirengagiza, gusa twe ntago turi abahanuzi gusa, tugendera ku ma event tukanareba profile z'abantu, cyane cyane Putin, umuntu ukunda amateka cyane, nawe ntacyo byamutwara akoze ibishoboka byose kugira ngo nawe yajyemo, cyane cyane akora ibikorwa nk'ibi ngibi.